abana bakiri bato mwese mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika USA tu leta zunze ubumwe za Afurika kabiri no ku rwego rw'isi mujye mukunda kwiga nimukunda kwiga namwe bizabakunda nibibakunda kubera mu bikunda bibakundire bibishimire namwe mubyishimire mu bana karamata muhoberane ibintu bibajyemo neza ubwenge ubumenyi ubunararibonye ubushakashatsi ikoranabuhanga ibintu byose mu bitsinde ni kubera mu bikunda nabyo bizabakunda ni ukunda kwiga nawe bizagukunda ni wanga kwiga nawe bitabikwanga bityo rero inama nabagira mukunde kwiga namwe bibakunde mukomatanye urugamba. The invasion of the R2UDA people, the she-R2UDAs and the he-R2UDAs and our younger ones. Therefore, R2UDA are the greatest people in this world of ours. They are the founders of the peaceful political party so-called the R2UDA. R2UDA is in brief, in full, is Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers for 200 good many causes, basing here in Rwanda, expanding gradually to East African community into USA too and into the whole entire world of ours, has come up as the broadhead and never to return. We came in top gear and never to relinquish at all. We ever stand united. Iby'Imana ni ibitangaza namwe mwirebere Imana agatangaza. Isezerano muri rubanda ni ukubakuriraho imisoro ikabije y'abarembeje abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 tubakurireho imisoro bakore bakwakwanya bageze igishoro cya miliyoni 6 batangira gushora. Imana ni ya mbere ku isonga ikiza abantu imisonga yose. Imana ni ya mbere ku isonga ni ikiza abantu imisonga mu Rwanda, East Africa na Africa no ku isi yose. Imana ni ya mbere ku isonga ikiza abantu imisonga yose. Isezerano muri rubanda ni ukubakuriraho imisoro ikabije y'abarembeje abari munsi y'igishoro cya miliyoni 6 tubakurireho imisoro bakore bakwakwanya bageze igishoro cya miliyoni 6 batangira gushora.